twonge kubasuhuza nshuti bakunzi bacu ba Gitavi TV. Muri uyu mugoroba twasuranye muri Kentucky, ariko mbere yuko umutumirwa wacu yibwira abakurikiranye Gitavi TV, jewe nitwa Augustin, nije munyamakuru wa Gitavi TV w'Imurenge ukunda Imurenge. Rero ndagira ngo umutumirwa wacu yibwire abakunzi bakurikiye Gitavi TV muri uyu mwanya, kugira ngo abantu bashe kumumenya uwo ari we dukiye kuganira. Anje nitwa Claude Nkurunziza, nkaba ntuye hano muri Dayton, Ohio. Ndi umunyamurenge kawe, nkaba nkomoka mu bwoko bw'abatwari. Murakoze cyane. Yego, murakoze. Hani wanyu murakomeye? Turi amahoro rwose. Agasino kabagejeje he? Hari imbeho n'agasinoga, ariko hano wanyu imbeho nyinshi cyane kurenza ahantu hose, wenda nka Columbus cyangwa se hano muri bice bibagenda bakikije. Oya, ahantu hose, donc navuga ko Middle East yose ari imwe, na weather abari imwe, nta kibazo kabisa, hose niko biba bimeze. Yego. Aha, urakoze. Rero reka twinjire kuri topic yacu. Topic yacu y'uyu munsi, turoga ngo twene dukora muri bimwe tubona cyangwa se bimwe bitubaho. Intambara y'Imurenge, y'abanyamurenge, y'ubwoko bwawe, y'ubwoko bwanje, umunsi itangira iba, wowe wazumvishije gute nk'umunyamurenge? Mu by'ukuri iriya ntambara yaje ifite amazina menshi cyane, kandi iza mu buryo busa nkaho butunguranye, ndetse iza ifite indi shusho itari yo abantu babona uyu munsi wa none. Mu by'ukuri icyo navuga cyo nuko ubwoko bwakomeretse bwose aho buri, abari ruguru cyangwa se muri Congo, imisozi miremire y'Imurenge, ndetse n'abandi bari hanze, bose mu by'ukuri barakomeretse. Kandi mboneyeho umwanya wo guha pole cyane ubwoko bwacu bwagiye buhura na biriya bibazo, kandi ndibwira ko nta bwoko na bumwe cyangwa se imurara n'umwe utarapfushije cyangwa se utarabuza ababo cyangwa se utarahunze cyangwa se gutwikirwa n'ibindi. Byaratubabaje cyane, kandi mu by'ukuri ni ibintu bidasobanutse kubona abantu bimurwa ku butaka bwabo cyangwa se bangazwa badafite aho berekera, ari hariya gusa bari bazi. Murakoze. Yego. Aha, ni ibintu bibabaje cyane ubwoko bw'abanyamurenge, ku byagiye biba ku bwoko bw'abanyamurenge, ni ibintu bituma imitima ibabara, kandi n'amahanga yose arabireba, yarabibonye, aranabibona n'ubu nyine, ndetse n'ubikomeje kuba ntabwo birarangira. Ariko umunyamurenge yihangane, ni ukuvuga ngo hari umunsi ariwo bivuga ngo ni one day, umunsi Imana izabikora. Ya rwose, abantu no kwihangana no gukomera, kuko ndazi ko ubwoko bwacu bwizera Imana cyane. Yego. Kandi bagiye babona Imana ikora kuva mu gihe cya Murere, uko twumva, n'ibindi bihe byose byagiye bitambuka bisa nkaho biremereye, ariko mu byo bihe byose Imana yagiye igaragara kandi yagiye ibana n'ubwoko, ku buryo rero twakomezanya ndetse tukabwira ubwoko bukomere, bushikame. Imana yo ntaho yagiye, iracyahari kandi izatabara ubwoko bw'abanyamurenge. Murakoze cyane. Aha, urakoze Bwana Claude. Turagira ngo tukubaze amakuru mbasha gukandagira cyangwa se mbasha kumenya neza, nuko uvukana na marehemu Bukuru Ntwari. Nibyo sibyo? Nibyo, Maître Bukuru Ntwari wa Ntaganzwa. Turavukana, usibye no kuvukana twari inshuti, kandi twari très proche cyangwa se close. Yego. Friends, nuko twavukanaga. Yes. Aha, muravukana, no muvandimwe wawe, urupfu rwiwe
urupfu rwe mwarwakiriye gute nko mu muryango? Urupfu twarwakiriye nabi cyane kuko byaradutunguye. Icyo nicyo cya mbere. Ntawibwiraga ko Maître Bukuru yagenda muri ibi bihe twari turimo, kuko yarafatiye runini umuryango, yarafatiye runini ubwoko, yarafatiye runini akarere, ndetse nanavuga ko yarafatiye runini region ya Grand Lac, ku buryo rero byaratubabaje cyane kandi byaradutunguye kubura umugabo nk'uriya, intwari nk'iriya, Maître Bukuru Ntwari. Twarababaye cyane kandi byadukozeho n'ubu ntabwo turabyumva neza. Hanyuma rero bagenda, ndakeka ko wenda mu kiriyoce warahabaye. Ego, nabashije kugenda, Imana yamfashije mbasha kugenda ngera muri Afurika, Kigali mu Rwanda. Nabashije kumushingura, narahabaye rwose. Yego. Wewe wabashije kuva hano Dayton muri Amerika, ugenda uja kumushingura mu cyubahiro, witabira mu buryo bwo gushingura uwawe. Ese wasanze koko icamwishe cyangwa se urupfu yapfuye yariyahuye ku nzu? Mu by'ukuri niko bagenda bavuga ko yiyahuye, yamanutse ku nzu kuri etaje ikubita hasi ngo arapfa. Ese byaba ari ukuri? Mbere yuko ngera aho ngaho, reka mbanze nshimire ubwoko bw'Abanyamurenge bwatubaye hafi muri byose. Mu by'ukuri baratabaye, ndetse banatanze n'ibyabo kugira ngo tubashe gushingura umuvandimwe mu cyubahiro. Maître Bukuru Ntwari wa N ntabwo yari akiri mu muryango gusa, bitewe n'ibikorwa yakaza akora, cyane cyane by'ubuvugizi bw'ubwoko. Rero ikibazo mumbajije, tese mu by'ukuri biragoye cyane kuvuga ngo Maître Bukuru Ntwari wa N yariyahuye koko. Biragoye cyane kubyemeza. Ni ibintu twe tutokumva nka famiye, kuvuga ngo umugabo nk'uriya wize ngo ariyahuye muri buriya buryo. Ntabwo ariko tubibona nka famiye. Kandi ikindi nuko twari tugitegereje ibizava mu iperereza, ibizava muri RIB, kugira ngo tubashe kumenya neza mu by'ukuri éclaircissement y'urupfu rwiwe, kuko n'ubundi natwe twagiyeyo kandi twagiye kubibaza kugira ngo bakore enquête neza, hanyuma tuzamenye neza icyateye urupfu rwiwe. Mubona umurambo we cyangwa se mubona ikiziga cye, mwasanze wenda hari uburyo yavunaguritse, wenda ava kuri etaje, hari uburyo yakubise umutwe hasi, cyangwa se uko yakubise hasi wenda hari ikimenyetso gishobora kuba haco mwabonye ndavuga ati ibi byerekana ko ashobora kuba yiyahuye? Oya, mu by'ukuri ntacyo twabonyeho, kuko je naramwiboneye, mbona umubiri we, nta kintu cyagaragaza muri face cyangwa se mu mutwe k'umuntu wenda yohanuka kuri hariya hantu ngo bigaragare ko ari intact, cyangwa se wenda nta kibazo afite. Nta kintu mu by'ukuri cyagaragaye wenda cyagaragaye kuko umutwe wenda wamenaguritse cyangwa se izindi ngingo. Niko nje nashobora kubivuga. Dusubira kandi guheza umunyamurenge cyangwa se ubwo kubanyamurenge pole no kwihangana
uriya yari umugabo w'intwari kandi yari umugabo wo ku rwego ruhereza n'umwana mutoya w'umunyamurenge kumenya neza uwo ari we. Hari amagambo cyangwa se hari inyigisho yasize, izo nyigisho n'umwana mutoya azazikuriraho atabaye ikigwari. Aha, reka rero tuvuge gutya cyangwa se tubaze gutya. Bukuru Ntwari yasize abana bangahe? Bukuru Ntwari wa yasize abana benshi. Hari abo yibyariye wenyine ubwiwe, hari n'abandi yareze b'imfubyi batarabe bwite, ariko abe bwite yasize n'abana 8. Aha, tugaruke gutya. Ese amaze gupfa umuryango we cyangwa se nka leta y'u Rwanda yaguye mu maboko yabo, ari umuturage utuye mu gihugu cy'u Rwanda, inzego zishinzwe umutekano zabashije kuhagera bwa mbere zibona Maiti cyangwa se ikizigace bavuga ko yiyahuye. Ese inzego za leta uwo mwanya ibo bashaka kuba wenda barabwiye abaturage cyangwa se babwire ba nyir'umuntu, bashaka kuba barabwiye nk'iki nimba wari uhari? Oya, twe ntabwo twari duhari, usibye gusa amakuru nyine twagiye twumva. Icyabaye nuko yarafitanye gahunda na murumuna we wavukana Butoto. Noneho mu gitondo Butoto aramuhamagara aramubura. Amaze kumubura amagara mu muryango famiye yiwe. Noneho atangira gushakisha Butoto, kugeza igihe nyine babonye nyine ko umuntu ashobora kuba yabuze, niko kuja kubaza nyine mu nzego za leta. Hanyuma bamubwira yuko hari umuntu ngo wiyahuye, kandi ngo uwo muntu yajanywe mu bitaro bya polisi Kacyiru. Uwo mwanya nyine yahise agendayo aja kureba, asanga ari umuvandimwe nyine wacu, niho yari ari muri uwo mwanya. Ni ukuvuga ngo murumuna we cyangwa se mwene nyina akimara kuhagera kuri RIB cyangwa se mu nzego zishinzwe umutekano, bamubwiye yuko hari umuntu wiyahuye, bafite amakuru yuko hari umuntu wiyahuye kandi ajanywe mu bitaro Kacyiru. Ese bashingiye kuki bavuga ko uwo muntu yiyahuye? Ibyo ngibyo urumva. Mu by'ukuri iwe yagiye kubaza, ntabwo yagiye kuri RIB, yagiye gushakisha, agiye gutabaza, agiye gushakisha mu nzego za leta. Nshobora niba ntibashaka ko wenda yaragiye nko mu murenge, wenda haba hari inzego nyinshi. Aho niho bamubwiye ayo makuru. Hanyuma bambwira kuko hari umuntu batoraguye uri mu bitaro Kacyiru, bitaro bya polisi. Rero ajayo asanga nyine ari umuvandimwe wiwe. Aha, ndagira ngo nkubaze, ukimara kugera muri RIB, wavuze ko waze muri RIB gukurikirana dosiye yiwe, ese ni ikihe cyizere babahaye yuko mushobora kuzabona igisubizo byihuse cyangwa se mu gihe runaka? nje personnellement kugenda muri RIB nuko hari iperereza ryari ko rikorwa ku bantu kuba bavandimwe. Noneho dufata umwanya turavuga ati ubwo abakora iperereza ni byiza, wenda tuzamenya ukuri, tuzamenya icishe umuvandimwe wacu. Nuko tuja kuri RIB station yahariya mu mujyi,
y'Inyamirambo. Tubonana na bamwe muri bo, tubabwira nyine yuko dukeneye kumenya ukuri nyako kucishe ku rupfu rwiwe, kandi tubashimira kuko bari batangiye gukora nyine iperereza, batangiye gukora nyine enquête kugira ngo ukuri kuje ahagaragara. Nibyo twababwiye nyine, twababwiye ko tubashimiye yuko bari gukora enquête, kandi dukeneye kumenya ukuri ku rupfu rw'umuvandimwe. Aha, none se buriya ni kuki wenda mushobora kubona wenda bigejeje magingo aya ngaya batarabona igisubizo, bitwaye igihe kirekire amaze gutabarwa, ariko twibaza iki badasohora resultat, cyangwa se ngo basohora bavuga ati umuntu yishwe n'ikintu runaka, kuko nta gihe bafata iminsi ingana gutya umuntu amaze igihe yarapfuye ngo barindire igihe, ntawuzi igihe wenda, kuko n'ubundi yari mu nzego zabo, yari mu maboko yabo, bo batinda gutanga igisubizo, bababwiye ko n'ubundi babahaye icyizere yuko bazabikora bakiri mu iperereza. Ese ubu ngubu none iperereza ryabo buriya ko rifashe igihe kirekire, buriya baracyari nizo bakiriho n'ubunye, kandi yaraguye mu maboko yabo mu gihugu cyabo. Asinzi rero impamvu wenda nimba wenda hari ukuntu mushaka kuba muza mukominikana nabo, wenda muvugana mugifite icyizere n'ubu nyine kugeza amagingo aya ngaya, muvuga ngo nubwo bitinda ariko bizasohora. Oya, muzi kuri ntandi nta yindi communication nyinshi cyane ihari twagiranye. Nje n'uwo munsi umwe gusa nagiyeyo ndi kumwe n'undi muvandimwe, donc famille. Yego. Ariko hari abandi nabo bariko baganira, bari bakiri muri mu biganiro cyangwa se mu iperereza nyine, niko navuga. Ku buryo ariko kugeza uyu munsi icyo nzi cyo nuko nta raporo twabona nka famille. Sinzi wenda niba abari hariya wenda hari icyo babahaye, ariko ntabwo kiragera ku bantu bose ngo bamenye, cyangwa se niba gihari ntakiragera ku muryango ngo tumenye ngo byagenze gutya, icyavuyemo ni iki ngiki. Ako wenda tikiraboneka wenda, cyangwa se niba cyarabonetse ntikitatugeraho, ubwo nikitugeraho tuzakimenya. Ibivugwa yuko leta y'u Rwanda ariyo yamwishe, mwebwe mubivuga biki nk'umuryango we? Biragoye kugira icyo twobivugaho, kuko njewe ubwite cyanjye sinumva impamvu n'imwe leta y'u Rwanda yari kumwica, kuko Bukuru ntabwo yari umwanzi w'u Rwanda, nta munsi n'umwe yigeze avuga u Rwanda nabi. Bukuru yavuga ku maradiyo y'u Rwanda, ndetse hari hashize ukwezi kumwe avuye kuri televiziyo nationale y'u Rwanda. Rero sinzi icyo bari gushingiraho wenda bamuziza. Icyo mu by'ukuri sinumva ko hari impamvu, sinumva ko yari danger kuri guverinoma y'u Rwanda, sinumva yuko yari umwanzi w'u Rwanda, no. Icyo ngicyo ntago cyari cyo. Gusa icyo nzi yari involved mu kibazo cy'abanyamurenge, kandi yavugiraga abanyamurenge, ku buryo cyo nibuka na BBC igeze kuvuga yuko yafatwaga nk'umuvugizi w'ubwoko bw'abanyamurenge. Niba ari icyo ngicyo ni ikindi, urumva iperereza ryo niryo wenda ryotanga umuco nyawo mu by'ukuri kucishe Maître Bukuru. Gusa hari n'ikindi, hari
n'andi makuru abantu bagenda bumva hirya no hino ariko ntabwo turamenya neza ukuri. Ariko ndizera ko wenda abantu babashije kubona iyo raporo ya RIB icyo yatangaje, wenda nyuma abantu wenda bazamenya nyine ukuri cyangwa se biravugwa yuko ashobora kuba yarishwe azira amagambo yavugaga cyangwa se ukuri kuzuye yavugiraga ubwoko bwe akomokamo. Ese ibi bintu tizoba ari ukuri? Kandi nimba ari ukuri, mwebwe nk'umuryango mubitekereza wiki ni izihe ngamba mufite? Byose birashoboka mu by'ukuri, kuko ariko sinumve nta kintu kibi Bukuru Ntwari yakoze. Umuntu wese iyo abona akarengane arakavuga, kandi icyo nzi cyo ntabwo Bukuru Ntwari yavugiye Abanyamurenge gusa. Bukuru Ntwari yavugiye abakongomani bose muri rusange. Icyo wenda yavuze Red Tabara ko ari Abarundi baje gutsemba, baje kwifatanya n'abamayimayi gutsemba ubwoko. N'ikintu kindi wenda yavuze yuko iriya atari intambara. Niwe muntu wa mbere watangiye kuvuga yuko iriya ari jenoside yayikorerwa ubwoko bw'Abanyamurenge. Ibibazo wenda yagiye bigiranaga n'abakongomani bari ababitakwira n'abandi n'abangwanda, ndetse hari inzandiko, hari amaudio yagiye akora hejuru y'abo bantu. Amweke wenda baba bari abacomplice cyangwa se wenda hari ukundi kuntu wenda bashobora kuba barabikoze bari abakongomani. Tukiri aho ngaho, kuko hari n'umuvandimwe wigeze kuvuga mu kiriyo ciwe hano, aravuga yuko iwe abana muri groupe ya WhatsApp n'abandi bakongomani. Avuga yuko abo bakongomani bigambye urupfu rwa Bukuru mbere yuko rutangazwa. Mu by'ukuri hari nko mu masaa 8 y'ijoro zo muri Afurika, abakongomani bahita batangira kwandika ibyo bintu. Niyo mpamvu twasabaga mu by'ukuri leta y'u Rwanda wenda gukora iperereza nyarwo kugira ngo abantu bamenye ukuri nyako kuri urwo rupfu. Abo bakongomani batuye u Rwanda cyangwa batuye muri Kongo? Batuye muri ibyo byose, batuye muri Kongo. Nuko n'urubuga rumwe gusa rwa WhatsApp abantu bari bahuriyeho, ndetse ntawe nubwo ari ibanga, ni umuvandimwe Manyota niwe wabivuze, kandi yabanaga nabo ku rubuga. So iwe yabibonye mbere. Manyota uyu nguyu tuyi nahanga muri Amerika. Yes. Niwe wabivuze, kandi ashobora kuba wenda bifitiye n'ibimenyetso. Avuga yuko uvuga babaho n'abakongomani yabonye bari kwigamba n'ubundi. Yes, babyigambye mbere nk'amasaha 8 z'ijoro siriya. Ni ukuvuga yuko ashobora kuba wenda yarapfuye nka mbere, selon uko avuga. None nk'umuryango ntimwabashe kumubaza wenda ngo mukurikirane mwumve icyo ashobora kubivugaho? Jewe narabimubajije. Yes, narabimubajije, ambwira nyine kuko byabayeho kandi arabyemeza. Ntabwo turahura donc vis-à-vis cyangwa face to face kugira ngo wenda tubashe kubona wenda ibyo bimenyetso n'ibiki byose. Ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo byo yarabyemeye kandi yemeye ko afite n'ibimenyetso byabyo. Yego. Asandi rero, none se buriya utuye muri Amerika, Bukuru ni umuvandimwe wawe, kandi hano tuhafite umuryango w'amahoro Peace Association. Ntimwabashije kukuyegera wenda ngo mubabwire ko nabo bagomba kwishuza urupfu rwa Ntwari, babaza RIB cyangwa se leta y'u Rwanda kugira ngo babashe kumenya neza
niki cishe bukuru ntwari ni akahe kagambane kabashije kumugambana ngo bamwice. Ese Mahoro ntacu muzamuyibwira? Okay, Mahoro mu by'ukuri reka tubanze mbanze moi personnellement wenda nishimire kuko yatubaye hafi mu gihe cy'ibyago nyine bya Maître Bukuru Ntwari, yatubaye hafi. Ikindi president njewe twaravuganye nawe Kibasumba Adele, mbere yuko ngenda muri Afrika twaravuganye. Ikindi nuko n'umukiriyo ce hano babivuzeho, Kibasumba wenyine ubwiwe Adele yabivuzeho. Ndizera ko hari position wenda bafashe hejuru ya rupfu, kandi niba ari umuryango w'abanyamurenge urumva si famille ariko babwira ati mukora iki ngiki, ahubwo bonyine bari gukora ikintu nyine bumva bagomba gukora nk'umuryango nyine uhagarariye abanyamurenge, ukagira ico ubikoraho wonyine uzitumye, atari uko wenda famille babwiye ngo mukora iki ngiki. None se buriya nimba hari ico babafashije Mahoro ikabafasha, urashobora kuba wenda yaranabafashije no kuja kuri RIB gushakisha urupfu rwa Bukuru Ntwari? Sinzi. Ibyo ngibyo moi je doute fort kuko sinzi ko bashobora kuba barabikoze cyangwa se ngo babaze leta y'u Rwanda bayibaze hejuru y'urwo rupfu. Sinzi ko bageze aho ngaho. Bashobora kuba wenda gusa barabivuze, wenda mukiriyo president yarabivuze, ariko mu by'ukuri sinzi niba hari cyakozwe cyangwa se wenda ngo bandike urwandiko ruri officiel. Bararabimenye ibyo byose, bararabimenye, ariko none nk'umuryango buriya timuzamubwira Mahoro ati bimeze gute, bigeze ko ari mwebwe muduserukira, ko ari mwebwe kuri abanyamurenge hano muri Amerika, ese zuba bigeze kuba wenda dosiye ya Marehemu Bukuru Ntwari kugira ngo ibashe kuja hagaragara? Nkuko nabivuze, Bukuru Ntwari yararenze cyane umuryango avukamo. Yari umuntu w'ubwoko, yari intwari y'ubwoko. Hari amagambo yagiye avuga, amagambo amwe iyo yatekereje umva grandeur yiwe uko yari ameze, grandeur yiwe yo gukunda ubwoko cyangwa se guharanira uburenganzira bw'abanyamurenge. Yaravuze ngo usibye ijuru ngo nta kindi kintu akunda, ngo nta kindi kintu kimurutira ubunyamurenge. So nkavuga ngo icyo kibazo mbajije famille si twe twabwira Mahoro ngo mukore iki ngiki tujuru, nico naje nari nongeye kandi kukubwira. Ndumva mutualité zose z'abanyamurenge, mutualité zose z'abanyamurenge, mutualité y'abanyamurenge ituye i Kigali, mutualité y'abanyamurenge ituye Australie, Canada, hano n'ahandi, bari kwibwiriza bonyine ubwabo kugira icyo bakora, kuko ndizera neza ko umunyamurenge wese aho arakaje afite ideni kuri Maître Bukuru Ntwari wahene. Yes, afite ideni rwose kuri Bukuru Ntwari. Rero Bukuru ntabwo ari umuntu wo kuvuga ngo umuntu wari simple, umuntu uri aho ngaho, nubwo nyine yari simple mu buryo bwiwe. Yari umuntu mwiza, ukunda abantu, ukunda guca bugufi, umuntu w'imbabazi, urukundo rwinshi. Ariko za mutualité cyangwa se Mahoro ubwayo yari kwibwiriza kugira icyo ukora batarinze wenda kuyibwira, cyangwa se umuryango ugira icyo uvuga mbere yuko bari kubikora sans que famille ivuga
cyangwa se basaba gukora. Yeah. ariko se mu gihe umuryango udahagurutse nako igihe imituwarite zidahagurutse, uvuze imituwarite y'u Rwanda, imituwarite zino, mu gihe badahagurutse ngo bagire icyo bakora, umuryango murafite guhaguruka mukabaza mugakurikirana ikibazo. Mahoro igihe igize biguru ntege, igihe intaco bibwiye cyangwa se za mituwarite z'abanyamurenge zose hamwe, ariko mwebwe abanyamurenge cyangwa se mwebwe ubwoko bwe, abantu bari close we, umuryango we, murashobora guhaguruka mukabaza leta y'u Rwanda cyangwa se mukabaza mukanajana mu nkiko kugira ngo mubashe kumenya neza leta y'u Rwanda ico impamvu iyo bitinze cyangwa se impamvu idasohora icishe uyu mugabo cyangwa se mushire hanze imenyesha umuryango wiwe ico bacaramuhitanye. Ya icyo ngicyo icyo twari dushoboye, nje ndivuga giti canje, icyo twari dushoboye twaragikoze, je naragikoze njewe. Yego. Yes, nkubwiye kuko nagiye muri RIB, nageze muri RIB y'Inyamirambo, ndi kumwe n'undi muvandimwe, tugerayo tubabwira nyine ko bakora iperereza, kandi tubabwira yuko bakora iperereza ko bararishoboye. Ndizera neza ko u Rwanda nta kintu cyaba mu Rwanda ngo leta y'u Rwanda ikiyoberwe. No, bariya donc bazi gukora iperereza, kandi nicyo twifuzaga kuri bo kuko bakora nyine iperereza, nicyo twakoze. Njyewe nicyo nakoze. Yes, nicyo nakoze, nagiyeyo babwira ko dukeneye kumenya ukuri nka famiye, twagiye nka famiye. Okay, hari abana bavuganaga nabo famiye akote, ariko uko tituramenya rero niba hari ico basohoye kiri officiel kigaragara, noneho abantu nyine bonaheraho bavuga ati okay, ibingibi reka twongere kandi tubaze cyangwa se tugire ico tubikoraho. Twategereje nyine kugira ngo babanze bakora ico ngicyo. Ariko hari amajwi, hari impapuro zatanzwe na mituwarite Banyamulenge ituye muri Amerika, basohoye inzandiko zo gushakisha cyangwa se ziperereza cyangwa se barega leta y'u Rwanda ko ariyo iri inyuma y'urupfu rwa Bukuru Ntware. Sinzi rero aho ushingira uvuga ngo mituwarite zose ziracecetse, ariko bavuga yuko iyo mituwarite Banyamulenge iri muri Amerika yakoze ibyo bintu. Okay, nico nakubwira ati okay, ngewe personnellement ntabwo mbizi, sinzi ko bakoze babikoze, kandi niba babikoze nyine ku giti cyabo nyine nka mutuality de Banyamulenge, ntibamenyesheje famille cyangwa se tumenye ngo hari ico bakoze. Niyo mpamvu nako kumbwira ati n'izindi mutualite yes, bari gukora ibyo bari gukora sans que famille iba impliqué cyangwa se ibabwira icyo bakora kuko abandi babikoze. Kuko urabona Bukuru Ntwari ntabwo yari umuryango gusa, Bukuru Ntwari yari uw'Abanyamurenge ari wo wese kubera urwego yaragezeho. Niyo mpamvu rero umunyamurenge wese uhagurutse kumuvugira abifiteho uburenganzira. Ndagaho ni nkuko cyane. Rero niyo mpamvu mituwarite rero nayo yaravuze ati uyu muntu ni uwacu, tugomba gukurikirana neza ico bacarahitanye uyu mugabo. Swat hari amagambo yavugaga akomeretsa leta y'u Rwanda, swat hari amagambo yavugaga wenda leta y'u Rwanda itishimiye, ariko umunyamurenge yishimira. Ibo bafatiye mbere barahaguruka baravuga ngo dutanga inzandiko, twandika inzandiko tuzitange ku mareta yose, uhere kuri leta ya Amerika baratanze, ndetse twumva ko n'ahandi na ambasade y'u Rwanda batanze, n'izindi ambasade nyinshi bagiye bazitanga. Ubwo rero ndakeka yuko wenda ibyo ngibyo mushobora wenda kuzakurikirana mukanabimenya kuko nibiriho, byaravuze ku social media birazwi. Hanyuma wenda sinzi umuryango ico mutekereza kugeza amagingo aya ngaya ku rupfu rwa Bukuru Ntware. Ese buriya
tubyihore se bizagende gutyo bizimire, kuko umugabo nk'uyu ntagomba kuzimira mu buryo nka buriya. Abagabo b'amateka murabizi, aribo ba Rwigema, ibyo bakoze mu Rwanda murabizi, tibaza bibukwa, bageze mu byiciro zo kuba ngo ari imanzi. Natwe nk'abariya niho rero tugomba guhaguruka tukabaza ngo ese uyu muntu yazize iki, uyu muntu niki camwisha. Nk'umuryango rero uyu bantu batekereje nka kuri wenda bakaba bavuga ngo babikore, mwebwe nk'umuryango ni izihe ngamba cyangwa se ni izihe nama muzamutanga ku bantu batekereza kuko nguko? Okay, ubivuze neza mu by'ukuri. Bukuru Ntwari wa Ene yari intwari y'ubwoko. No mu ijambo navuze tumushingura, navuze ko après Gisaro ni Bukuru Ntwari wa Ene. Kuko Bukuru Ntwari ntiyabikoze kubera ko yari afite position nziza mu mwanya wenda wa leta, muri leta cyangwa se wenda hari ukundi kuntu ameze. No, ntiyabikoze kubera yuko abihatiwe kubikora. Ahubwo yari sacrifice wenyine, atanga umwanya we n'ubwenge bwe bwose, ndetse ariyibagirwa kugira ngo avugira ubwoko. Ni nako byari bimeze. Nta kandi kazi burya yagiraga, ku buryo wenda na famille rimwe na rimwe twamubazaga ati bite, ariko we passion yiwe icyo yari akunze kwari ukuvugira ubwoko, kwari kwitangira ubwoko. So ibyo bindi muvuga twari tugitegereje. Nakubwiye raporo nyine izava muri RIB, muri leta y'u Rwanda, yakabona wenda gukurikira ibindi, ariko niyo twari dutegereje cyane, kuko twari twizeye yuko kamwe mu kuri kuzamenyekana, kandi ko ukuri kuzashirwa hanze nyuma y'urupfu rwiwe. Tukava mu speculation, tukava mu bintu wenda zo hirya no hino, ariko bikagira ukuri kukaja hanze. Yes. Aha, urakoze. Tureka twinjire muri deba, ariko duhereza umunyamurenge wese Paul, ndetse cyane cyane umuryango we wa bugufi. Aha, hano iwanyu rero mutuye, twagize gutya mu minsi yashize, ahavuga tubona abagabo batatu baje kuri social media bavuga ko bo ari abanyarwanda batari abanyamurenge, bavuga ko umuntu wese uvuga ko atari umunyarwanda adafite ubwenge, bavuga ko umuntu wese uvuga ibyo ndetse yaciwe no mu bwoko bw'abanyamurenge. Ese mwebwe iryo shano ryaguye hano iwanyu, mwebwe nk'abanyamuhana, nk'abanyamuryango, nk'abo musabana igihe cyose, mwabyumishe gute, mwatekereje gute, nizihe namwe mwabagendeye? Okay, bariya abagabo bose ni abagabo barengeje imyaka 40. Ni abagabo bazima, bakuru bihagije, ku buryo ibyo bavuga baba bitekerejeho, kandi n'ingaruka baba bakoze cyangwa se baba batangaje bashobora kuziyasima. Ariko mu by'ukuri ibo bavuze nkabo ko ubo babona ibintu, kandi ngerageza gutekereza nkabona yuko wenda hari bamwe baje kwigarura, hari n'abasabye imbabazi muri bo. Ndumva basabye ubwoko imbabazi, ariko nyine ibyabaye byarabaye, kandi ibyo batangaje ndumva bibareba bonyine ubwabo. Aha, urakoze rero bwana Claude.
kuba twagusuye kandi kuba nawe ubwawe wadutumikiye. murakoze cyane, katubashimire kuri invitation yanyu, katubashimire kandi yuko mwifurije ko tuganira. Aha rero bakunzi bacu ba Gitavi TV, turavuze ngo nakagaruka, tuzasubira umunsi Imana izaba ikidutije ubuzima bwo kubaho ndetse n'umwuka wo guhumeka. Bwana Claude, tuzongera kandi tubonane kandi ikindi gihe. Mugira amahoro y'Imana. Murakoze cyane, Imana ibagire neza. Yego.